abashoramari mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, nizere ko ibintu bimeze neza cyane cyane muri business, by'umwihariko crypto, stock market, forex. Abantu bose ba trading forex, crypto, stock market, ndabashuhuje muri intwari zikomeye cyane, muri abahanga bakomeye cyane, by'umwihariko abantu bose muri rusange, abantu bose ba trading financial market, muri abantu b'abagabo cyane. Nkuko mubibona rero, bitcoin iri mu rundi rwego, crypto rwose, bitcoin ibintu yabishyize mu rundi rwego. Nkuko mubona, duherukana bitcoin iri hasi hano cyane, hano hasi, hano muri kureba rwose hano hasi muri za 48 50, ariko uyu munsi nkuko mubibona, murabona ko ahantu igeze mu by'ukuri, izi move zose zabaye, nkuko mubibona ahantu igeze ni ahantu hashimishije cyane, ku buryo muri short term rwose iri kwitwara neza, ku buryo ishobora kuba gukomeza mpaka igakora all time high, igatangira gukora all time high y'ibihe byose, nkuko n'ubundi hari amakarensi agiye atandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye yatangiye gukora za all time high. Nkuko mubibona ko, murabona ko bitcoin iri muri strong uptrend rero ikomeye cyane. N'ubundi twagiye tubivugaho guhera hasi cyane, twagiye tuganira ko bitcoin mu by'ukuri iri gutanga amahirwe akomeye cyane. Nkuko mubibona rero, murabona ko ikomeje kuzamuka. Dushyize muri weekly time frame, reka turebe muri weekly time frame. Murabona ko muri weekly time frame by'ukuri ifite strong bullish candlestick. Twagiye tuvuga guhera hano muri iyi zone ya hano kuzamuka, hanyuma mukurikije uko iri ku trending hano, murabona ko n'ubundi iri muri zone ikomeye cyane. Hano isigaje akantu gato ngo i-breaking, hanyuma ihite noneho itangira gukora all time high yo muri 69 70 na 680 kuzamura. Murabona ko mu by'ukuri iri strong bullish muri weekly time frame. Nta kindi rero n'ubundi gitegerejwe usibye kuba ikomeza kuzamuka paka muri za 80 90, nkuko n'ubundi byitezwe. Murabona ko guhera hano hasi izamuka, ikaba noneho yongeye gufata iyi ntera yo muri 59 60. Ni kuvuga ngo bitcoin bwa mbere guhera muri 2021 nibwo yageze kuri 59,500. Uyu munsi nibwo yahageze. Ni ikintu cyiza rero ku bantu baholdinze crypto, by'umwihariko aba traders, ariko by'umwihariko abantu baholdinze crypto, abantu ba trading leveraged token. Ni ikintu cyiza kuri abo bantu, kubera ko mwarihanganye cyane, murategereza, muraholdinga mu bihe bikomeye, hanyuma ubu mukaba mutangiye kugera mu gihe cyo gusarura. Ku bantu baholdinze hano hasi, guys, nkuko mubibona rero, murabona ko bitcoin ikomeje kuzamuka. Ni igihe cyo gukomeza n'ubundi kubyaza umusaruro iyi move up irimo. Nkuko mubibona, dushyize muri daily time frame, murabona ko muri daily time frame n'ubundi iracyakora strong bullish candlestick eshatu. Iyi nayo isigaje amasaha 11 ngo irangire, ishobora kurangira n'ubundi iri bullish, cyangwa se ikaba yanarangira wenda hakozwe retest runaka, kuko wenda bishoboka ko kubera ko bitcoin iri muri strong bullish, ishobora gukora retest guhera hano kugera hano. N'ubundi maze igihe izamuka, ishobora kuba yakora retest ikaba yatesting hano hasi. Gusa kubera ko ari muri bull run, expectation izo kuba yasubira hasi ni nkeya cyane gusumbya izo kuba yazamuka. Nizo nyinshi kugeza ubu ngubu. Guys, nibyo
nababwira kuri Bitcoin nuko Bitcoin iri kuzamuka igeze ahantu hashimishije, ndetse abantu bariseriye muri crypto bakomeje kubyaza umusaruro ku kuzamuka kwa Bitcoin mu bintu bigiye bitandukanye, yaba gutradinga leveraged, yaba gutradinga spot n'ibindi bigiye bitandukanye, ndetse na za futures kuri bamwe. Hanyuma nawe ushobora kubyaza umusaruro izi asset. Ubu ngubu kubyaza umusaruro crypto muri bull run ni ibintu bidakomeye cyane, nta bumenyi bisaba ubushake, bisaba na capital gusa, ubundi ukajoininga abantu babikora, hanyuma mugafatanya urugendo, mugatradinga, ukareba ibyo mu tradinga, ukareba uburyo mu bitradinga, hanyuma nawe ugakorera amafaranga ukabyaza umusaruro bull run. Niba yifuza kujoininga rero n'ubundi WhatsApp group yacu cyangwa VIP Discord group kugira ngo izi move zibyaza umusaruro, watwandikira kuri WhatsApp, hanyuma tukagushyira kuri Discord, VIP Discord group, aho tuganira n'ubundi amakuru agiye atandukanye, amakireva agiye atandukanye nk'i breakout, hanyuma tukaganira uburyo bwo gutradinga crypto, uburyo wakwinvestinga, tukaganira no ku machat agiye atandukanye, ibyo ari gukora, ibyo twaka-expectinga, uburyo twa tradinga, ibyo tugomba gutradinga, hanyuma bikagenda neza, twese tukaprofita hamwe ku bijyanye n'iyi bull run. Ntimusigare inyuma ngo bamwe baprofite bonyine, bamwe baba bazi biri kujya mbere muri crypto, abandi bari kureba ubuhumyi batazi kijya mbere. Mwese ni ngombwa ngo mu profite, mwinjiremo, murebe uko bimeze, mugerageze kubyaza umusaruro izi digital asset, by'umwihariko crypto. Ku muntu wifuza kujoininga rero yanyandikira kuri WhatsApp, nimero iri muri description. Hanyuma ku muntu n'ubundi wifuza gutradinga leveraged token, nafungura account muri KuCoin, hanyuma link iri muri description, anyureho, hanyuma namara kuyifungura n'ubundi anyandikire, hanyuma dukomezanye turebe uko twakomeza kubyaza umusaruro izi asset. Guys, murakoze cyane, ndabemera cyane. Ciao.